ari magambo yabwiye se aramusezerana igikombe azakimuzanira Brazil izagitwara papa araseka mwana we nabyuzi arwatubyaye nuko yaje atubwira You focus on school. Wa mwana ugenda wumva ibyo mama wakubwira wowe utekereza ku masomo gusa nta kindi ibyo umupira ubikure mu mutwe paniko yabwiye umwana yirwaga muri karitsiye yikinira karere yabonye papa ari kuravuga ati papa aho kurira ngo Brazil bayitwaye igikombe nje ubutanzanya nzakora uko nshoboye Brazil itwara igikombe cy'isi nisezerano kumbe tugaruke yakure no mama I should know I met your father. Aisha agira gutya kaza gukoropa kugira ngo n'udufaranga tw'utunga umwana Then we got married. Nje naso twarashyingiranywe. Him who was so good with his head he wouldn't play football. Papa we yakoraga cyane ngakine football ari umukinnyi. Him as soon as he hurt his knee. Gusa yaje kuvunika byose birarangira football yirapfa. Mama ari kuganira umwana we kumba umwana aganirira mama yamuzanye mama koropera abakire. Mama mu koropera abakire yazanye umwana kugera mu rugo rw'abakire ntashye ndari kureba igipolisi cy'abakire ntago yitaye ku byo mama mubwira. Shabarihaye. Mama akamubwira ndaje. Can I trust you to finish this so I can help? Mwana reka nizere ko hano hantu rurangize kwa koropari kanitabe mabusha. Yarazaga koropera abakire agataha kumbe mwana ibi biryo ndabiporeshe tu n'ubwa mbere. Aza kugiporeza. Agitangira banyira giporeza bara. Street kids, why bother? Cyana by'abakire bitangira kuza kwanduzo bakoropye. Mardo Brito, the scouts? Yeah, it's looking for players for the Santos Football Club. Birasa nkaho Santos Club ni club nyine ikeneye abakinnyi ngo yateguye irushanwa rya football. He sees me play like Stefano. Bakeneye abana bakina nkatwe mwana tuze kujyayo. He sees me play like Ururi kurya. And I'll be like Mazzola. Ati ngiye ninkura rwose nzaba nka mukinnyi bita Mazzola. I'll be like Pelé. Nanjye ninkura nzaba nka Pele. Kumba urwana rwakuze Pele we asanzwe ari. Pele. Goalkeeper for Vasco. Ko Pele nindi? Ko Pipa Flasco. Bile the suit. His name is Bile. What idiot would think Bile's name is Pelé? We Pele ntago ari ryo zina ryo wamuginga. Hey Pele, stop this shot. Ngahagarika ishoti amutera ishoti. Dobimumeneka urwe byana by'abakire bimwiyenzaho. Wari mbishaka kumera nka Pele agarika ishoti. Mama ntago ari ryo yakoze amakosa cicika wa mwana uyikoze ikosa ni wose umukire gukoshereje umusaba imbabazi. Mu mbabare ntago nzongera kumugarura hano. Mwarabwiye ati cicika wa mwana umukire buri yumukoshereje. Iyo gukoshereje ni umusaba imbabazi. Mwana kuro cya gipapuro ngo ni igikombe cy'abana batonya ngo cya Santos Club. Kumbe baje muri rya rushanwa bakeneye abana batoranyamo bafite impano bakabajyana muri club yabo kubatoza. Reka twereke abantu baginga mwana uburyo twe dukina bo bikina football y'ibirara yakarere basanga bakina nta mategeko yigenga. Mwana tujye kubemeza mwana ibirara nebyo bivayo. Mwana tujye mu irushanwa bizana babana bakina nabo bayaje mu irushanwa. Bafite na jazz bafite ukuntu bagenda bakambara bagahuza ibirana nabyo byaje kwiyandikisha. Ni club ishaka gufata abana ikabajyana mu academy ishaka abana bafite impano ibirara biza gukina. Katurore mwihangane ibyana nabyo bivayo natwe tugende twiyandikisha wana natwe turakaze nibyo byana byo muri karitsiye usanga byiyaminiye kuri karere hano pasi ziratangwa. Katurore match yatangiye ibyana byinjiye ikibuga byagiko wa mugengwe baro igucitse gute byo biranatongana mu kibuga bifite n'ukuntu bitukana nk'ibirara nyine byose kuri karere yabyo kugera imbere zamukiranyera umuginga aransebesha mani mapase mani kirira ku isahani bifite amaterime y'ibirara kanone uruzingo bagakubita baro mu gatuza karabara shira ku mutwe bamenyereye karere kubwa amahirwe y'igitego kijyamo batari bapanze kigiyemo mwana batsinze igitego bafite amacenga n'abarara ariko baro yabatonze bari gukinisha ibirenge abandi bana baje biteguye ikindi cya kabiri bafite amacenga n'abarara kuri karere. Giti urakenewe banguka Giti byana byaratsinze. Mwana nafashe igitenge cya mama tu kugira ngo natwe twambare jazz ndagikatamba kuriramo udushati mwana natwe tubonye jazz. N'abana bo mu batindi sorry bo mu bahanya munsi y'umutinde bari umuhanya. Bikore tu jazz mwana ngiye nago yankwira wana. Reka mbere kundi we mwana mbereke n'indamba muri kiro mubiri. Byana bigaruka mu kibuga. Cenga
icya kabiri ibyana byakubise icyiciro cya mbere bimanuka mu cyiciro cya kabiri ni ibyana by'ibirara muri karitsiye batari bamenyereyeho football. Ikindi mufata utubiza umwana yo biserebura nk'ibisitari kumbe ni imbobo musinzi arabiseka kumbe byo babiha akabuga gato. Mane twe nta muntu uri kudufana bari kwifanira bari abana b'abakire mane kumbe hari abari gukinira icyiciro kimwe hano ikindi cyiciro bagakinira hirya bano bana bakina nta muntu uri kureba mace yabo. 8-0. Come back tomorrow for the final. Ejo hazakinwa finali Team number 7. Hey! aho tuzakina ikipe nimero ya 7 bari abita batagira inkweto. Bari batagira inkweto se bari bazakina iki babana bakiri bafite agakipe kabo karatsinze ngesho bazakina n'abatagira inkweto batangira guhisha ibirenge ibikandagizo. Boots? How are we gonna pay for boots? Mane gute twabona inkweto mane zo gukinisha uru nururara banza rureba hano hari umuntu uri kurya ubunyobwa w'umusinzi rubona hirya imifuka y'ubunyobwa bapakira mu modoka. Não, pô, vamos tomar cuidado com os sacos do furado. Aha I got an idea. mane ifite igitekerezo cy'ukuntu twagura godiyo mwana basaza bakeneye na b'inkweto batangiye kubasereza ejo bazakina finali icyo bakoze nta kindi baje ku imifuka y'ubunyobwa buriya nicyo kintu kitaremera ubona urunari urufuka runini ariko nta kintu kiba kirimo kiremereye bana bikora imifuka y'ubunyobwa bagenda babugurishe bareba nimba babona udukweto bagura cyangwa se utugodiyo two gukinisha finali dore ibirara muri karitsiye bica mani babuka babishumurije n'imbwa kinjiramo hano bayo gakurana n'umufuka n'ubuzingo Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo hano uraza ukagura ubunyobwa maze tukagwanagura n'inkweto ku buntu. Akazi k'ababyeyi bakagira ubuntu ukigura ubunyobwa inkweto tuzanagurira ubuntu. Bantu baraje bagura bwa bunyobwa bibye abana bari gushaka inkweto zo gukinisha ejo bafite finali bazakina n'abana b'abakire bafite sikari harya ni sikari. Wow Force and shine shoes. oh ugura ubunyobwa bakakongeza kugwanagura inkweto ya kipe bazakina finali yaje kubiyenzaho. Or what? or you got problems. Mani muve hano nitutavana biragenda bite turabatera ibibazo mwana. He's not a girl. Then why is he needing? For ice. Sewing, technically. Mani mubareke mwana. Now, how much for a shine? Inkweto muhanagura ngahe? We pere yanga umuntu mwita pera gitera urushya kubita umwana w'umukire kirazira ubundi. Uramuhaye niga yanjye. Nabarara nta kibazo abwira ngo umwana w'umukire. We baratangira umwana w'umukire ku mbobo imbobo ku mwana w'umukire muri karitsiye baratangira n'ubuzingo bwitendeka ku basore niba utashaho papa arareba abona ibyana bye biri kurwana reka ndeka abana bakubita abakire byaje mu rugo. Your teacher did this? Mwarimu we nawe ukoreye ibyo iyi mwarimu yamundaguye papa arakiri ururwana rurabeshya papa araruhishira papa nawe ni umurara aruhishira yarubonye ku muhanda ruri kurwana n'abana b'abakire. Is this true, Zoka? Koko nibyo Zoka? How dare she? Ni gute yatinyuka gukubita gutya mwarimu bishoboka bite? Then you're gonna have a word with that woman. Nje nuriya mugore tugomba kujya kuganira. No, I can't. Ujya mama mwihorere mama ujya gutonganya mwarimu. Ejo ufite akazi. Ejo ufite akazi ujye gutonganya mwarimu. Talk to his teacher. Ahubwo nge reka nzajya kuganira na mwarimu we. Papa ni umukoboyi. Urwara rwe yarubonye rurwana. Ati reka nzajya kuganira na mwarimu we mubaza impamvu. Adukubitira umwana gutya nta mwarimu ukubita ku menyo. You know? Urabizi? When I was your age, Ngana nawe mwana wanjye. especially when all the boys called names. But with time I learned. A good player knows that fighting comes from insecurity. Ati twe tuzi ko umuntu urwana nta cyizere bayifite bafite ubwoba. Point is, Chico, Urabitekereza iki you Chico? wanna play professionally. Nimba ushaka gukina nk'umunyamwuga You can't be ashamed of who you are. ntabwo uba ugomba kugira isoni z'uwuriwe. Iyo ushaka gukina nk'umunyamwuga football ntabwo ugira isoni z'uwuriwe. Yarambwiye ati abantu barwanaga muri iyo myaka All about the tournament. yarabizi papa ko turi gukina football hano twageze na finali ariko yakomeje aradushyigikira araduhishira. Muzehe yarabizi kaje kubabwira ati papa kumbe papa yarabizi ko n'ikintu rero kenera amafaranga y'inkweto. Gusa papa arambwira ati ushaka kugira gute kugira kucyo ugeraho cyangwa ukina nk'umunyamwuga ntabwo ugira isoni z'uwuriwe. Mani baza n'inkweto cyagiye muri cagwa kinagenda kibashakiraho ibikweto binini. Other complaints. Senhoras e senhores. Bingo. Bakira rwa rundi rubazanira inkweto rwagiye muri cagwa ruzazanira ibikweto binini. You kidding me? And other complaints. Senhoras. Mani rongera guteza ingarusi nazibazaniye naga hasi. Bauru Youth Cup.
Today's match, the Kings, led by Captain Jose Altafini. Uyu munsi gukina n'abiyise ngo ni Kings bayoboye na Jose Cafe. Led by Captain Pele. Ndetse n'indi kipe yawe na Pele yanga umuntu umwita Pele. Kabaraseka. Just trying to get you mad. Mani barigereza ngo urakare mwana. Mwana bamwise Pele kandi ntago yitwaga Pele. Yitwaga Diko. Football legend Valdemar Gibrito. Ndetse na Mario Gibrito uhagarariye kala academy kitwa Santos gashaka gutwara abana kajya kabatoza. Ikipe rubi ya mbere karahitamo abakinnyi bazatwara bajye kubatoza abana b'abanyamwuga. When in doubt, do what they do. Mane tubereke mwana nabarara bavayo. Abasaza barera muri karitsiye ariko birabyana. Tangira gupasanya. Igitego cya mbere yo. Igitego cya mbere kijyamo barakibatera. Babise ngo nabatagira inkweto. Nubwo baziguze mwana turabahaye. Inzere zacu barazitera kano kuvayo na gato n'uruzingo bagashyira hasi. Eligani nawe Garedi uri mwizamu wagira ngo ni igiti muramuzi n'umunwa. Gwafata ni buto. N'ibikweto bambaye biri kubagwisha nta nubakuzo bambaye ibikweto batabimenyereye ubundi bamenyereye gukinisha ibirenge n'imbobo zo muri karitsiye. Bemwe abagiye bagashaka no kurwana mani tubigira sinabyaye niga ni ibirara. Kino sinabyaye nayo tubereye ko tuyizi kumbe babitsinze. Mwana kureba hano yahuje amaso na se. Papa yambwiye ati ushaka gukina nk'umunyamwuga ntuterwa isoni n'uri we urabanza ukiyakira. Uwo ari we rero ninde? Uwo ari we ntago yambara inkweto. Ugomba Giko ugiye gukora ibiki? Akuramo inkweto. Ugomba kubanza ukiyakira uri we. Uwo ari we ntago ajya yambara inkweto akinisha ibirenge. Yari yizamuye mu ntera yipashe muremure yambara inkweto. Reka nze mbereke. Yakuyemo inkweto. Areba papa we, papa yambwiye tugomba kubanza ukiyakira uri we mwana wanjye bikore. Ku kirenge cyafata baro. Akimara gufata baro arahumiriza. Nta nubwo amenyereye gukinira kandi muri stade. Nabyo byibuke stade ntago ayimenyereye cyangwa ikibuga nk'iki. Arabanza aramedita nk'umunywa umujyi wese. Atangira kumedita stade, atekereza neza stade yabaye nk'iki nka ya karitsiye asanzwe akiniramo yiwabo. Stade aragenda arayifata atangira kwimvisha kari muri ya karitsiye yiwabo azamura baro. Yibuka ukuntu abanyonzi muri karitsiye bari kuza agira gutya akabakubita robe arongera afunga baro. Uyu gutera takere mwana acishaho baro akongera agatekereza ari muri karitsiye iwabo uburyo ajya afunga bare azana imbere ingunguru uburyo aziroba muri karitsiye stade ari kwibonamo karitsiye dobandi baro ku gatuza katurore gatsitsina roba abagabo bagenzi be bana bangana. Iriya ni hohoterwa muri karitsiye barumirwa mbega umwana wenyine na nyira akademi arahaguruka uriya mwana kakaze tera takara umwana arazibukira hagati ya babiri kibuka muri karitsiye uburyo ajya bigenza ikibuga yakigereje na karitsiye Garidiye baramuroba Gasani narabyaye umugabo biramurenga narabyaye pe abarara mwana dukuramo ibikweto nibyo biri kudukubitisha n'ubundi bakuramo inkweto umunsi reka tubereke kuramo ibigofero bari bigize abasitari bavayo mane tubahe mwana musaza tubahe nyamurira kuramo ishati katubiyereke abona ka gakobwa akunda wambonye se akabizu niga akandi gatubereke rwanye muri ibintu ururara abasaza bakuye ingofero kabisa. Uyazanu yambara rinete yari yanze kwambara rinete ngo batamuserereza bari abatsinze bitandatu bafite kimwe mani mugire vuba twishyure. Hasi kaye iminota 10 kugira ngo match irangire kandi bafite ibitego 5 byo kwishyura barabikora bakatura mwana dore robe mwana Jiko muko bakina muri karitsiye mwana w'umukire bamugira ipaji harabara gucenga ugasinda arabasindisha kwivi passe muri 90. Pele bahisemo batiza Pele ari umukinnyi w'icyamare muri iyo myaka yitwaga Diko. Pele shoti bamwise Pele atabishaka. Pele ubundi ntabwo byasobanuraga neza bamwise Pele atabishaka niga kabyinashyira mwana football muri karitsiye y'imbobo kuri karera yizana kuri bara bakira arabasindisha bana babakire bambaye za sikare n'abarara bagenzi b'ubwana bw'ubuzinga ariko bafite tekinike. Mbega ni nkaya Nike mukunze Nike nawe ubona ni uruzinga ariko afite tekinike sujye bibona nta kazingo ni kanzunya ariko ushaka afite tekinike cyaka Savio ni inshuti Savio
na Savio nshuti ubona ari uruzingo ni gatonya ariko si ukumutuka nyine ndi kwigereranya njye mpagararanye nawe wabona ari gato byarangiye abana batsinze 5 Pele yavuye yubatse izina batangira kumwita rya zina atakundaga barabatsinze ndagira gukurikira filime buretse urebe hano ikintu kimwe utabonye kandi shano kubera rwa Savio nshuti na mukunzi banjijishije bana hano bari kwishyura ibitego dore Roberto mani tera va twishyure vuba mwana match igiye kurangira minota 10 gitego gatsitsino bana bato ikindi ibitego 5 katurori match irangiye ari 5 kuri 6 uyakuye baro ariko nubundi byanze basifuye match irangiye abana bishyuye ibitego 5 igikombe ntacyo batwaye ariko bigaragaje nugira ikibazo mani Chico gusohoka ikibuga nubwo batatwaye igikombe batangiye guhamagara Pele nubwo batsinzwe ariko batangiye guhamagara Pele umwana izina ryahise rimufata abaturage bari muhimbye atari kunda bamwita Pele ariko izina ryahise rimufata Pele batangiye kumwita Pele ngo Pele katurori paparare mwana wanjye narabyaye kabisa nakubonye mwana ni mubi wibuke na papa ngo zo umukiri wa football aza kuvunika kariyeri yitihagariraho mwana nubwo tudatwaye igikombe none bahise bakubatiza Pele mwana mbengane ko rusanga abakinnyi binabari yisa amazina agasa haryo bano batwaye igikombe ariko nta mufana wabishimiye nta mukino mwiza berekanye ariko batwaye igikombe sha bagenda bafite umujinya mwana bari abana baturyohereje umukino mwana uyu kureba hano yabonye wa mugabo nyirakademi yahaye uriya mwana rwose nabonye ari umuhanga cyane mukeneye kaza gukina mu kademi wa manimero umva papa bamuhaye nimero reba arahakurya banyiri kwibwa ubunyobwa barahari zira n'inzazere zatwibye ubunyobwa nizo bavayo niga bivayo ibyana biconi ibirara muri karitsiye baba bihiga nta muntu bidafitiye nyina we bifu twagiye musaza twagiye match barayitsinzwe bicaho abagabo bakurikiye mwabyaramwe turabateza ingaro muratwishyura byana bicaho twagiye musaza imvura iri kugwa we nibacike bararikurikira ubunyobwa byamaze no kubugurisha kera bimanuka kuri Nyabugogo mu Gatsata birinjira ku kiraro kano kugera nukaragwa uyagaruka kumutabara musaza tugende nago basigana inshuti bafite ibiterime bakoresha ngo musaza nyine ni ibyana by'ibirara abona kwambuka uruzi ni kure katurori dukate hano yabonye umwobo hakunino baza kwihisha mu mwobo bigabo biraturongera barabihejeje ni ibyana by'ibirara byo muri karitsiye ase barakuba badukurikira nibo bambere turiye I think it's sprained. Yameze nabi yakomeretse yavunitse ibigo bimaze kurenga You could get out of here. Je navunitse we wavana ukigendera twese turavana tujyana ntago nagusiga No, not the cave. I mean, you could get out of here, Chico. wowe ubishoboye wavana ukagenda Diko What you did today? ko kanya hatangira kuza icyitwa inkangu burya ntago ari babakobwa b'ibirara reka inkangu ni kwa kundi imvura igwa ugasanga ubutaka buramanutse bwirunze ku kintu uyu nguyu ubutaka bwaramanutse bwirunda kuri wa mwobo aricyo bita inkangu umwana muto yarari mu mwobo ubutaka bwaragiye baramupfukirana niba bavuga ngo umuntu yishwe n'inkangu niriya bavuga ubutaka bwamanutse ari bwinshi bwirunda kuri cyacu buragipfuka harimo umwana muto katurore ubufasha uyahamagaye ubufasha dore inkangu ikikoze kira nicyo bita inkangu ubutaka bukaza bukakwirundaho abagabo bari kwirukankana abana iby'ubunyobwa babishyize ku ruhande babanze baze batabara umwana inkangu imuguye hejuru inkangu ntago ari b'abakobwa b'ibyomanzi bamwe Badox akunda oya ntago ari zo nkangu gusa bamwe ajya aririmba hari n'abandi inkangu ubundi ni ziriya katurore umwana bamukuyemo atagihumeka bamuzanye yapfuye abari bari kubirukankana nta bundi bugome kwaro kugira ngo barebe ko bagaruza ibyabo yashikurira ati twibye ubunyobwa kugira ngo tugure bote zo gukina na football bote z'ubugoryi none yapfuye yaje kubwira mama we Aisha
It's all my fault, mine. Mama, byose n'amakosa yanjye. I killed him. Birasa nkaho ari njye wamwishe kuko ninjye wazanye igitekerezo ngo cyuko dukeneye bote. Yambira mama we. Chiko imeze neza. No. I'm gonna be good now, mine. Giko de Nascimento yararize. I'm good in school. Ati mama, ubu ngubu ngiye kuba umwana mwiza ntabwo nzongera gukora amakosa ndetse nibande no kubyerekeranye no kwiga gusa nta kindi. Mwana niko yabwiye mama we. Ubu ngiye kwibanda ku makayi gusa no kwiga nta kindi. Mwana yaje kuryama, agashuti kabo bajyaga bakina kabo. Imana yakakuye. Papa anafite ikarita iriho nimero z'umugabo ufite akademi yamubwiye aturiya mwana wawe Pere namubonye cyangwa se Giko de Nascimento, uramutse ufite gahunda wazamuhamagara. De Brito, football scout. Mama fata ya karita iriho nimero arayibika, ntago bahamagaye uwo mugabo ngo ajyane umwana ajye kwiga football akiri muto azakura ari yakina nk'umunyamwuga. Ahubwo uriya mwana azajya ava ku ishuri mujye mujyana mujye gukoropana amatuwarete aho kugira ngo umujyane mu bya football ntacyo bizamumarira. Ntibyatinze papa mu gitondo umwana yavuye ku ishuri birangira aje gukora akazi sakora, dore ni ukujya mu bitaro CHIK yo muri Brazil. Umwana wanagaruka baterura umukamuro w'umurwayi uterura na yombo urya nk'ucigatiye igisabo, umukamuro ukawujyana neza. Umwana wo kumuhamagariza ngo mujyane mu academy bamujyanye kujya korana se muri toilette nyuma akajya kwiga. Umwana yarebye akazi sakora. Mama nawe wibuke nawe koropera ingo z'abakire iwabo ntago bari bifashije. Mwana yatashye babaye kwirirwa koropa umukamuro sha w'abarwayi. Barariba bava gusukura ubwiherero bw'abarwayi we na se bakaza hano bakarya. Icyo kurya nta kindi nirindazi ry'ijana nimba atari ibira. No. Ibira. Nyiri umwana muto. I had a mango tree just like that. Iwacu hari igiti cy'imyembe kimeze nk'iki. I talk myself. Najyaga nibwira nti Practice. ese nakwitoza gute football? Ring for shooting. Right for finesse. Nagira gutya nkaza ngaca imyembe ku giti cyo mu rugo. Ni papa ari kubwira umwana we. Yabonye umwana afite imana afata umwembe uhiye, papa atangira kumwereka. Papa yahoze ari umukinnyi wa football w'umuhanga cyane. Umwana wanjye wambonye papa aramwereka. Gusa umwana football yarayanze. Kuva umwana mugenzi we yabipfiramo icyitwa foot yarakibagiwe. Umwana gaseka ariko ntago agishaka gukina football. Parebonye ko umwana afite imana wambonye mwana wa. Nawe fata. Oya ntago mbishaka, ntago abishaka. Ntago abishaka, warashaka kwibanda ku masomo ye. Kuva mugenzi we yapfa. Yagera muri quartier gasanga babarara bagenzi we yo. Niga man, umwambitse cobo umuteye mimba. Abararo baracyakina karere ku muhanda, we ntago agishaka gukina karere. Basigarirwa koropa toilette zo kwa muganga. Taturore. Mwana akavuye kwa muganga yabonye mu binyamakuru bana banditse bavuga ati abana bafite impano. Hano we na se bamara gukoropa toilette bakagaruka hano. Papa nanone akongera agafata umwembe akereka umwana w'uburyo bakinamo football, aragira ngo arebe ko umwana yazagaruka mu mukino. Ariko umwana asa nk'uwihebye. Umwana asa nk'uwihebye kuva mugenzi we yabipfiramo ntago agishaka kongera gukina football. Gaturore. Hano hari urwana bita Tomusoni. Tomuso. Mama umwana akongera agasubira muri toilette z'abarwayi. Yaba ari gukora toilette z'abarwayi akireba gutya ni ikibazo. Bamara gukora toilette bakagaruka hano, papa akongera akamwereka uburyo football ikinwamo. Tera hano papa arasquata ntago yateyemo imbere ashaka gusa nk'utera mu izamu. Tera umwembe wa kabiri biranga n'abatindi iyo bigeze saa sita bashaka ahantu hari igiti cy'imyembe bakajya kurya imyembe batishyuye. Mwana arebye hano arabona papa ari gusquata, papa arasquata kugira gutya yumva ari shot riguye muri vuye he. Mwana aranze football kuma umwana yise akosora se papa wambonye se ndagukosoye.
rwana n'uruhanga rwana rurarenze rwana mukaseri mukubitanamo ishoti rwana parongera teramo nawe birigwamo papa arenze umwana muzeka ndenze kucyo hirya cyakure wambonye se mwana wa niturije wambonye papa reka nze ngo yemeze umwana atangira gusa nkongera kwishimira gukina football yaramaze igihe asa nk'uwarwaye hamuka rya football gira gutya kumba umwembe woroshye umwana yashyira ku ifi umwembe ukahita ushwanyagurika umwana we iyoroshye ni control umwana yashyira ku ifi umwembe ugashwanyagurika gira utya bitangiye kuza umwana atangira kongera ugaruka mu mavuta ya football yari yaranze umukino burundu umva wigerageza cyane tuza usa nk'uwishimisha gusa wikina futu wapanitse wemera nk'uri kwishimisha wabyoroheje mbega umwana atangira gukina umwembe uye ntabwo wawukina kuriye wagushwanyagurikiraho umwana atangira kwiyoroshya ndetse imyaka yaragiye aricuma uwari mutonya bitaga ngo ni Pele cyangwa se Kiko de Nascimento atangira nawe kumenyera umwana asigaye ari umuhanga cyane iyo arangije akazi we na se ndetse n'ishuri araza hano bagakina imyembe ukina umwembe amanota kuri yibaze yageze kuri baro nini nawe byibaze umwana yakomeje yikinira umwembe na se umwembe nimba utera kabiri cya gatatu ntibibaho we na se bafite kontura umwana wugira utya kubita icyitwa gutya harya mu byita garinji gira gutya umwana akipasa umwembe we na se barinze bakura umwana nawe akura bakontorora ku mwembe bakagenda bagakora amasuku bakaza hano bakikinira mama yaje hano mama mu kugera hano igiye kubona abona umwana wakina umwembe abona umwana we karacyakunda umupira w'amaguru wera kiri umwana muto nubwo asa nk'uwo biretse aracyawukunda mama yabitekerejeho abona umwana wakunda umupira w'amaguru ufite n'uburyo akontororamo n'umwana wibereye mu cyaro mama yaraje abitekerezaho arangije reba za nimero bahawe n'umugabo ufite akademi muri Santos mu ikipe afata abana bakiri bato akabatoza mpaka bakuze yaramuhamagaye maze kumuhamagara byagenze ute umwana dore ukuntu atera umwembe jongera umwana yihindukiza mama yahamagaye umugabo wabonye umwana wanjye uburyo akina umwembe muga nabibonye umwana wagira utya shoti kandi umwembe ntushwanyagurike paka mu kidobo nuriya wutere nubwo uri hejuru none vayo papa hari akari kure gerageza tera gutya araswata biranga we na se nibi biberamo ntari bimwana baratashye ejo nzabikora papa ntugire ikibazo rero turagize akazi nzabikora na siyo barangije akazi bajya kwishimisha Jiko This is Mr. Valdemar de Brito. uyu ni nyakwa de Brito. How would you like to try out for the Santos Football Club? Urabyumva gute ndamutse nkujyanye muri club ya football abana bakinira babatoza aricyo bakora gusubyuka nta kindi ukora urya witoza mbega hajya mu byita academy numva ariko mu byita sinzi aho mwabikuye. Thank you. Mwana yaremeye nawe bamujyane agende yige football nk'umunyamwuga. You've had enough, Maria. Mwana wanjye wari bihagije. Genda ufashe musaza wawe apakire neza agende. Uyu ari hano agiye gusiga mu rugo ajye mu ishuri ryigisha ibijyanye n'imikino ya football. I don't think I can do this, Maria. Maria ubu ntacyo nakora. Maybe I should just say no. Reka hari mbahakanire nigumire hano. Mwana ashaka kwisubira ngo yigumire hano. Yeah, they're giving up a lot for this, aren't they? You're right. We have to be strong for them now. He's only 15, don't you? He's never even left Bauru. Ati uriya mwana wacu afite imyaka 15 nta namwe yigeze dusiga ngo ajyana ukure ndumva mangayitse mama arahangayitse ko umwana afite imyaka 15 akaba agiye kuvana akagenda. Murumuna we yavuyeyo nawe amaze gusa nk'ukuramo. Arazara muyambira. Mwana agiye mu academy. Okay, time to go. I love you guys. Good. Go, my field. You go make us proud.
mbibutsa kandi iyo kipe agiyemo ya niya kera imaze igihe bayita Santos, kari academy ka Santos k'ikipe bita Santos. Na Neymar Junior uriya mubona niyo yavuyemo ajya kujya muri Barca. Iriya ni ikipe yaciyemo ibihangange bikomeye cyane. Neymar nawe niyo yanyuze muri gamba nzi ibintu byinshi nuko mba nijijisha, ariko mafite amakuru. Tugaruka hano umwana bamukuye mu cyaro cya kure bamuzana hakuri no mu murwa hafi y'umujyi, naho ni mu mujyi Katurore. Mwana bamuzanye mu academy, mwana wivire mu cyaro wamenyereye karere akina za sinabyaye, bamuzanye mu bakina ya mikino igendeye ku mategeko. Ubwo ari muri 56 ndagira ngo ikintu ngomba kubamenyesha mwese mugomba kugera ku mabwiriza football inyuze mu mucyo ndetse na discipline. Ati style yose wakinaga iwanya waturutse ndagira ngo aho ugeze hano mu academy kacu uyibagirwe. Sasa ukuntu asanga umwana yifitiye style yavukuye iwabo aho yaturutse barikiniraga sinabyaye karere nta intoki zari zemewe iki, ariko hano barabwiye ati style yari yose uturukanye iwanyu uyibagirwe uyikure mu mutwe dutangire tukwigisha style yacu nshyashya. Biragorana cyane. Tungu tugiye gutangira kubigisha tekinike za mbere zikoreshwa n'amakipe yo mu Burayi. Exactly the kind of monkey business I'm iyi niyo mikino navugaga y'inkende nashaka ko mukina hano. Mwana batangira kumuza tekinike za tekinike yakinishaga atera marobe iki, bagiye kubigisha tekinike ngo z'abakinnyi b'i Burayi. Hano bamanitse urutonde buri mukinnyi amenye icyiciro arimo. Hari ikipe y'ababanza y'abantu bakuru, hari ikipe y'abana bato. Yaza kureba yisanze mu ikipe y'ubuto cyane y'abato. yaribonye amanitse wari gukina mu ikipe y'abana bato ndetse bamwe bato cyane n'abaruta kinana nabo. Nuramuka ukinnye style yawe urabona uburyo tuzatsindwamo. No showmanship, no beating their mark. They just mastered the formations. Mwana akinaga Santos FC yaje anatangira kureba hano ukuntu bereka imikino yabaye nawe ukigiraho. Mwana kare abandi bakinnyi babanzamo bababaye agaciro babameze neza hirya, bamwicije kuri televiziyo areba ukuntu abandi bakina b'i Burayi nawe yigana b'i Burayi, kandi umwana nifuza kwigana b'i Burayi we yifuza gukina nka ubwe. Sasa ukuriye kano academy ka Santos yazano yareba mu masaje abandi yo baryamye, wa mwana araza agatangira kwiga gutera mu izamu. Iyo ateye mu buryo bari kumutoza muri iminsi biramunanira. Uyu mwana ntago amenyereye tekinike z'abanyaburayi, we yifuza gukina football iwabo ku ivuko. Mane twagiye mwana twagiye zano penalty batoza uburyo bateramo za penalty, gusa afite uburyo babatoje batugomba guteramo penalty, naho ugomba kuzana tekinike zawe zo mu cyaro. Mwana yatera kamurura, yatera ibyo bakoce bamwigishe kamurura, we yari yifitiye tekinike ziwabo yakoreshaga zitagira limite gitangira z'abarara, ariko hano byaramunaniye. Yaza kuryama karira aho yaturutse bamwitaga Kizigenza, yavuye waba mubwiye ati mwana wanjye genda uzaduheshe ishema, ariko ageze hano biramunaniye kubera ibindi bintu bashaka kumwinjizamo, ndetse kugira ngo ariko aricyo byatanga umwana byageze gutya aravuga ati aho kugira ngo nkine ibintu ntashoboye buriya biba byiza iyo ubonye ko ikintu kikunaniye ukakivamo. Umwana abonye bimunaniye azinga ibikapu bye acaho subiye iwacu. Hano imikino bari kumubwira gukina ntago yimenyereye i Burayi. Mwibutsa imikino bakinaga kera ntago ariyo muri iyi minsi bakina, usanga ni pasi imwe pasi zingahe, nta bintu byinshi by'amarobe nka bya bindi wabonye byo gushyira ku ntugu ku matuza, wasangaga ari bike cyane muri iyi myaka. So soon? Mr. De Brito. Yakwa De Brito. Urakora cyane. I was going to ask the same. Ninjye warigiye kubaza ahubwo icyo kibazo urakora cyane. Umukuru w'akademi yabonye n'umwana yaramukurikiranaga yabonaga ishyaka afite yaramukurikiye. Njyewe nkurikije uburyo nyina mo style yanjye ntago nakina nka bari abasore bandi ibyo bari kumbwira ngo nyine. And what's wrong with that? None ikibazo ufite ni iki? No. What's wrong with not playing the way the other guys do? None ikibazo ufite ni iki nimba utakina nka bari abasore bandi kuki udakina ibyawe? It is primitive. It has a long and rich history. Then why is coach hate it? Atumabwira umwana we uriya mukino ukina n'iriya style ukina ni style ifite amateka ambaye kuki utari ukina. The beginning of the 16th century.
ati uriya mukino ukina watangiye ndetse iriya style ukoresha atangiye mu kinyejana cya 16 nyakubahwa Debrito mbwira ukuntu umukino watangiye sasa uno mwana style akoresha akinamo football ngo ni style yatangiye mu kinyejana cya 16 muze yatangiye kumuganiriza Tell me. mbwira muze style umwana akinisha arayizi Like I was saying, nkuko nabikubwiye was the beginning of the 16th. mwana wanjye iriya style ukinisha rero yatangiye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 16 arabimubwira Portuguese arrived in Brazil with African slaves. ati icyo gihe abazungu b'abakoloni bari baje gukoloniza Brazil bazana abacakara abanyafurika bari bazanye babazana inama muri Brazil baje kubakoloniza Brazil yabagamo abazungu icyo gihe gusa gusa abanyafurika bari bakomeye baze gucika abazungu To protect themselves, the runaway slaves called upon the Jinga. ati abo bacakara baje gucika abazungu babakolonizaga bari baraturutse muri Afurika ndagira ngo ukurikire filime kugira ngo hano iyo bigeze batangiye kuvuga kuri Afurika numva nishimye cyane ngafata na pose ngatuza nkababwira nimutege amatwi noneho mbasobanure nitonze nta guhubuka ati abacakara ukuntu byagenze bite ati abazungu icyo gihe babaga muri Brazil baje kuza muri Afurika bafata abacakara babirabura babazana muri Brazil atariko abanyafurika bageze muri Brazil uko bari bakomeye cyane abanyafurika bari turi bisore sinzi mutonye mbona ngo baje gucika abazungu bajya kuba mu ishyamba ngo mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirinda umuzungu mu gihe yabataka aje kubasubiza mu bucakara ngo baje kuvumbura tekinike bazajya bakoresha barwanya umuzungu ari bitaga Jiga. The foundation of capoeira. Ati iyo tekinike bitaga Jiga niyo yaje kuba inkomoko ya capoeira. Wabyumvisha bavuga ngo capoeira ni nyabanya-Brazil. Capoeira yavumbuwe n'abacakara babirabura bari baraturutse muri Afurika. Bivuze ngo capoeira ni tekinike y'abirabura si y'abanya-Brazil. The martial art. Yaje kuvumburamo martial arts cyangwa imirwanire imikino njyarugamba. And slavery was finally abolished. Atariko byaje kugira ubucakara burarangira. Of the jungle. Baza kuva mu ishyamba. Capoeira was outlawed throughout the land. Capoeira icyo gihe yaje kugenda iramamara izenguruka hirya no hino mu gihugu gusa ngo capoeira nayo ubwayo yaturukaga ku cyitwa Jiga. Football. There's a perfect way to practice the Jinga. Ati kugira ngo iyo sorry nababwiye Jiga ni Jinga. Ati iyo tekinike yabo bitaga Jinga ubucakara maze kurangira baje no gutangira kuyikinisha football abanya-Brazil iyo tekinike yaragiye yamamara hirya no hino ijyanye n'imirwanire none football ahiziye batangira no gukoresha tekinike bitaga Jinga bayikoresha mu kibuga muri football. Ari wasanga umuntu akubita amaromba magarinci byose biziza nk'ibijyanye na capoeira murabizi. For long the Jinga evolved, adapted until it was no longer just ours. Ati ayo Jinga yo style twari twavumbuye buryo bakinamo football ijyanye n'imikino njyarugamba y'imikubitire yaje kwamamara cyane ndetse iragenda iduhesha ishema nk'abanya-Brazil cyane. Within all Brazilians. Muri Brazil hose iragenda iramenyekana ko ariko dukina. Most believed our Jinga style. Ati ubwo habaga igikombe cy'isi cyo mu 1950 abanya-Brazil bose bizeraga ko iyo tekinike yacu ya Jinga ayo yamacenga wasanga busanga bari aba Ronaldinho bateraga ari abatera arana amastyle ni atkomoka kuri Jinga ni tekinike yambaye cyane usanga atandukanye n'andi matekinike y'abandi bakina mu bindi bihugu. To blame for the loss and turned against anything associated with our African heritage. Ati icyo gihe Brazil imaze gutsindwa kubera yakoresheje tekinike ya Jinga mu kibuga bakabona barayitsinze abanya-Brazil batangiye kubura icyizere ndetse bibagirwa gakondo cyangwa se karande n'umurage twari twarahawe n'abakurambere bacu bakomoka muri Afurika ya tekinike dutangira kuyiburira agaciro aribwo batangiye kuvuga ngo reka tujye dutoza abana bacu style ikomoka mu Burayi kuko babonaga Brazil irakinnye iratsindwa kandi yakoresheje ya tekinike Jinga. From your play, we've been trying to remove it from ourselves as a people ever since. Ati gwera icyo gihe kuva abanyaburayi badutsinda turi ku gikombe cya finali cyo mu 1950 twatangiye kwiyambura tekinike yacu ya Jinga dutangira gutangira kwadupta cyangwa se kugenda dufata tekinike zabara abantu bakomoka mu Burayi iyacu ya Jinga turayanga burundu. Sasa rekubwira umwana Yes, very strong in you, Jiku. So you can either show us what happens when you have the courage. Umva mubwire wa mwana we wewe nimba wumva ko tekinike wari ukugaragaza ko ugikigikiye Jinga ya tekinike ya kera bita Jinga genda abari ukina kandi ibyo biraza gusaba umuhate ese umuhate bigenda gute ufite wa mwana we To embrace who you truly are
iyo ufite umuhate wemera uri ukiyakira aho kugira ngo ubahunge genda ubereke ko wiyakiriye ubereke na tekinike yawe ukoresha pana kwigana y'abandi wibahunga subira mu academy ni nyira academy mubwiye genda wereke coach umwereke uri we aho kugira ngo umungu utamweretse n'uri we genda umwereke style yawe ya jinga y'abakurambere we kari ukoresha utazigira unayireka katurore umwana coach aramubwiye gari ya moshi yarije ngimufate mujyane mu cyaro yanyuzeho umwana arayireka turi muri Santos na kaji gafite n'ikipe yitwa Santos nuko mva Kigali ni AS Kigali bazamarino ukamenya ko ari hakurya barakwereka Santos yaje gukina n'indi kipe munsi coach Fayu kipe ya Santos yari indi kipe byari byakirinye indi kipe byari byakirinye Santos bayiteye bitatu bijafata baro barasifura waraririye bamuje gukina tekinike biramuvangira tekinike yindi yasanze hano iramuvangira muze yamuciriye siri nyira akadema tuwa mwana wakoze ibyo nakubwiye mwana niyumva mwana yafata baro miranga ari gukina football y'abanyaburayi ntago ari kwiyakira ngo akine ibi murimo kubera ko cyamubwiye ati tufate iby'abanyaburayi ariyo muri minsi usanga wamuginga uri inkoko akina football nakwigishije yari kumwigisha tekinike z'abanyaburayi no muri minsi nabonye namwe arataye umuco musigaye mwarafashe w'abanyaburayi arongera reba muzeyi kubona muzeyi atangira kumubonamo papa we papa yamwigisha gukinisha umwembe uyu mwana ni umuhanga cyane muzeyi yamubwiye ati iyakire weho uri we ugaragaza tekinike ufite nta mpamvu yo gukina ibitakurimo cyangwa iby'abandi bereka uri we byangwa baberetse uri we mwana abona bariraje shyira ku gatuza uko yashyira ku gatuza umwembe tangira gukontora baro ugakontora umwembe robe ubundi ibi ntabwo byari byeme muri football ya kera ntabwo byapfaga aho nabonaga babikora arongera arayifunga asebye umugabo amutera mimba wa mwana byo ntabwo nabikwigishije uwo ni coach dore mimba nira nisebanya gutera umugabo wawe mimba umusa nk'umuteye inda umugize umugore aro manukano yarareba muzeyi mwana gerana mu rubuga rw'amayi nabona bamutangiriye ni benshi zamura bare zamura hejuru tangira kwibuka papa buryo yamubwiraga ati mwana wanjye kubita umwembe garinci arayibona hejuru barakayegeranya na ya myembe se yamwerekaga mu giti arababara ni benshi bamugose abazungu barariba uriya mwana birako twabimuje tutayimutoje arazamuka kirabiranya arabacabiranya muri 90 igitego babateye bitatu barongera baratangira icyo ni icyambere musaza byukura twemeje tekinike yobujije umwana ari kuyikora neza cyane katurore mwana fatana umunsi urarenze bamupingaga bamukinga we bawukano warwana we coach aramuhamagaye ni kocha What the hell was that? warwana biri ukoze byari biki I'm sorry. umbabarire Do it again. genda wongera bikore wa mwana we coach yabonye birya nimba bira bintu bikora genda wongera bikore umwana avuye none arashyigikiye na coach aremeye umwana sibyo nakubwira gasumweretse uri we umwana avuye na baro aratangira zamura bara abagabo basebya ririya ni hoterwa kuroba umugabo mugenzi wawe ni hoterwa ni hotera abanyuramo cenga tutego twubwegera mwana rwose no mwanga cyane muri 90 ibitego 4 hakuri no mu binyamakuru mwana yatangiye kujyamo bamugarukaho Zito, midfielder. hariya shani we bambwiye ukina hagati ninje You know the best part of scoring 4 goals is? shawa mwana urumanga cyane hano baratubwiye You get to run out and bring me coffee. so kugenda unzanira ikawa mugingo we nubwo umuhatari abo nabo mu academy usanga ari ngabungirije coach abaganga Put some gas into it, huh? bawo kwa mugingo wirukanka niwe mwana muto baramutumaga gusa yagera mu kibuga agakora ibitangaza amakipe ni menshi bagiye bahura umwana kaza na tekinike bari baranze bitaga jinga uramubona ni jinga nuko yakoraga nibyo ubona muri iminsi basigaye bakina ubundi imbere ntibyabagaho papa mukabaro wano umwana wanjye we wano umwana wanjye mumindi byeri mama ari hano umwana ntago ajya aryama yararaga yitoza muzehe akarara amureba umwana yari afite ishyaka abandi bajyaga kuryama biriwe muri mace wakaza afite ishyaka ubu se nabyita nk'iryande muri football yina afite ishyaka nk'irya cyagabi cyo muri polisi gaba urika kugereho na rwagabi rugira ishyaka buriya cyarwandika ku kazi Fabrice
bakongera bakavayo. Everyone eager to watch the 15-year-old phenom and his magical style of play. Mikino ni byinshi bagiye bakira umwana gusa nk'ugaro ya tekinike bita jinga. Brazil yari imaze kurambirwa iyo tekinike batakiyikoresha. Umwana yayigaruye kuva mu cyaro dore kuraca mu bagabo. Papa bari kumwumva kuri radio n'umwana wanjye we n'umwana wanjye. Papa gasara mu mindi byera naza zishyura. Tuyiguye nta kibazo. Hano twe tubazana ikimashini cyanyu cyo gutekeraho cyacu. Ya nagari yacu. Mama ni impano nkuzaniye kumba umwana yaje kumusura sigatangiye no kwatsa mu rugo amafaranga yarabonetse. Yaje kubasura mari bite. Mwana yagarutse mu rugo. None se umuriro ureye ko kinari cyo gutekera umwana bazana icyo gutekeraho. Ikibazo rero ntago dufite igicupa cya gaze yashezemo. Umwana bazanira ukwiziniyeri ariko nta gaze irimo. Harako yabazaniye. Iyo ni radio nkuzaniye papa. Wenda yizi wa muginga we. Oh no. Mujye mwumva imikino yanjye. My house. Listen to your games. Numva umukino wawe. Trying to give your mother a heart attack. Ntago nakumva umukino wakinnye mwana wanjye wandwaza umutima. Mama buriya yari kumva umupira umwana we yakinnye kumva umwana yatsinzwe bishobora gutuma mama arwara umutima. Abagore nawe urabazi. Ntago nakumva umukino wawe mwana wanjye narwara umutima. Maria ngwino hano. Haro kana kitwa Maria kitiranwa na cya Maria Irene. Cyo mu Gatsata. Disappointing. Ati ubu ngubu bagiye gutangaza urutonde rw'abakinnyi bazahagarira ikipe ya Brazil mu gikombe cy'isi. Sasa bari bagiye guhamagara urutonde bagiye kuruhamagara rwo bazakina igikombe cy'isi. Umwana yasuye umuryango we wabo, reka twumve. Ubu bagiye guhamagara abakinnyi b'inararibonye bazahagarira Brazil mu 1958. Ati ngiye rwose mfite imyaka 16 ntago bazahamagara mu gikombe cy'isi niko umwana yavuze. Wafite 16 bashobora kutamuhamagara. Hano tugiye guhamagara abakinnyi bazahagarira Brazil mu mukino w'igikombe cy'isi muri 58. Baje guhamagara bagiye gusoma urutonde. Barigane nibo barusomana ba Mustafa bazi ku munwa. Vidic azaba arimo. Ndi ku kazi arimo. Barabahamagaye. Celesite, Savio Nshuti, Rwatubyaye watuyobye twaramubuze. Ndetse na Nascimento Jiku umwana baramuhamagaye imyaka 16. Baramuhamagaye umwana kiramo n'ubwoba. Afite imyaka 16 mu game bazakina igikombe cy'isi. Mama Fayo. Urarwaye mwana wa? Nawe yaratutiye. Kumva bamuhamagaye cyamuteye ubwoba. Top scorer gets coffee. The youngest player gets lunch. Man nabyumvishe ku muhanda niga yanjye ngo baguhamagaye nk'umwana ufite 16 tuzakina igikombe cy'isi. Santos traditions. Abura gumwe kumwe igikombe cy'isi kibe. You think maybe Zito was making them up? Ayo gara bwa bushuti bwo muri quartier bwa kera. But man, that's incredible. You're playing with Zito and the pro team. It's not the same. Ati man birashimishe cyane turishimye kuba wahamagawe. I miss Thiago. Nkumbuye Chani. Me too. Nanjye. Where's Fofinho? Ese Fofinho ari he? Cya kintu cyari kibyibushye bakitaga Fofinho. We robbed the store. Harano twagiye kwiba. Iki? I got away, but Fofinho got 1 year in jail. Ati ngiye nabashe kubacika ubwo twe twagiye kwiba ariko polisi yaradufashe. Fofinho bamukatira umwaka umwe muri gereza kimwe cyari kibyibushye. Yuri. I know. Ndabizi ni bibi. You know how things go around here. Ariko nawe nyine urabizi ku mihanda ya hano mano ukuntu bigenda turiba na akantu gasanzwe nta nka twaciye amabere musaza. I still can believe. Abagenzi bese ku mihanda baracyari birarasusho na musaza. Turacyari babandi waratwibagiwe. Se Badox ni yiba kugira abone aya studio. Bibaho. Oh. Baraganira. Bagenzi be yasize baracyari birara. Umwana bamuhamagaye mu gikombe cy'isi ku myaka ya 16. We become ashamed. The spirit of our people is dying. Ati mwana wanjye nkubwisha ukuri icyo nakwita nk'umwuka cyangwa se ishyaka ry'abaturage bacu b'igihugu cyacu risa nkaho ryapfuye mu byerekeranye na football. But now you can change all that. Ariko byose wabihindura mwana wa. I had Yuri stitch it on for you. Hano arakona kudodeye. Yari yamudodeye agashati kamwe yakinisha gakere yandikaho Pele.
Gafati. Those rich kids called me to make fun of me. Papa nawe utangiye kunyita rwa ruzi n'abana banyitaga banserereza mbega rukuntu ubona umukinnyi atazi gukina. Wabona atazi gukina ukajya ati mwana uzi ko kina nka Ibrahimovic mbega usa nk'uri kumuvugiraho tu cyangwa wabona umuntu utazi gusobanura kavuga tuzi gusobanura nka Rocky ariko nyine ubusa nk'uri kumukiniraho. Sasa umwana we bamwitaga tuwa mwana ukina nka Pele yabwiye ati papa nawe utangiye kunyuzura nk'abana banyitaga Pele kandi ntashoboye. No. Uyu ntago ari Pele. Called you when they saw you play with Jinga. When I saw you had something, I did not. Mwana wanje nakubonye uri gukina tekinike bita Jinga kandi ngiye yarigeze kunaniraho mbona ko wakoze ikintu gyambaye cyane. Years ago, Jiko. Imyaka myinshi yahize Jiko. When I first became a professional footballer. Ubwo yaramaze kumagara ngo njye gukina nk'umukinnyi mpuzamahanga rwose umunyamwuga. To play with Jinga so beautiful. Ati gukina Jinga byari byiza cyane. Brazilians were rocked with pride. But when I finally got my shot, I was filled with doubt. Ati ubwo rero ndi gukina naje guhuzagurika ndavuga ati nyine Jinga cyangwa se nyikine ndahuzagurika bituma bamvuna. Because I stopped believing. None se byagenze gute? Ati impamvu bamvunye nuko nerekeyeho kwizera. Yarahuzaguritse baramuvuna. Nawe yakinaga Jinga ipapa we. Ariko icyabuze nuko yerekeyeho kwizera. Doubt can turn a beautiful Jinga move into a dangerous one. Ati iburiya zira tekinike dukinisha muri Jinga ni tekinike mbi cyane umuntu kukuvuna biramworohera cyane. Biri umuntu aba yicengesha ashaka kunyura mu bantu batanu yicengesha. Kukuvuna ngo biroroha cyane. Niyo tekinike ya Jinga. Ati na tekinike nubwo ari nziza ni nambi cyane. Papa nikamubwiye nawe yabayeho umukinnyi arabyumva. Mwana yasezeye se asubire mu academy bitegure bafite igikombe cy'isi bagomba kujyamo. Cyo muri 58 Katurori. Mwana yaje gutega hano asubireyo. Mwana asigaye abikora neza cyane ndetse ari gutera umuryango ishema. Papa nawe mukurikiranye muri quartier kwa Sakisa nakurikiranye match. Aba betting. Katurori yafashe urugendo asubire mu mujyi. Stay strong, Mfilo. Mwana wanjye uzakomeza ukomere. Tugaruke Rio de Janeiro muri 57 haburaga umwaka w'igikombe cy'isi kibi. Habura umwaka bamagaraga ikipe izakina igikombe cy'isi bakabayitoza bayitaho. Mwana wamuze muri Rio de Janeiro mu rwa mukuru. Abakinnyi bari kunywa kantu hano bose barahari. Makipe yawe yumva fatano mukomeze muryoherwe. Hano ari umukinnyi w'umusinzi. We dore hariya dododo. Baramubonye. N'umwana mutari ko yaramaze kubaka izina. Baramuzi. So you're the kid that thinks you can dribble like me, huh? Wa mwana niwe shanja numva ngo usigaye ukina football ngo ukiyumva nka wahangana nanjye. Sasa yakinaga ikipe bita De Santos iyo byageze mu gikombe cy'isi ugiye gura n'abandi bakinnyi ukubita n'abandi bakinnyi Kigali we nimba bavuye Gisenyi mugahura mu ikipe imwe. Sasa niwe yaje gura n'abandi bakinnyi bakomoka mu yindi migi itandukanye igeze igihugu. Naho cyako wakina nkanje sha wakana we. Then you've got style. Nabonye ufite style nziza wa mwana uri umuhanga. This is Castillo. Uyu ni Castillo. Hey. Bite. Mauro. Uyu nguyu ni Vidic niko yihimba ariko ubundi ni Faustini. Vava. Uriya nawe yita Vava ariko ubundi amazina nyakuri ni inshuti Savio. Basigaye bafite utazina biyita. Baraseka. And Didi. Uyu nawe yitwa Didi ariko ubundi ndi ku kazi na Gabi. Bench. Wa mwana tuzabonane kuri bench sasa nagera kuri kiri filime. Abakinnyi asanze batangiye kubwira ati Petit tuzabonane kuri bench wicaye kuri bench twe twabanjemo batangiye kumutega bench abakinnyi bagenzi be. Pick the lineups, yes. Bench gute se? There's your competition. Umva umuntu mukina ku mwanya umwe dore nguriya. Good luck convincing coach to start you over him. Yaramubonye. Uyaramubona. Wabahanganye ku mwanya mu ikipe y'igihugu. Arimo avere kumwira gazarya bench. Ni rwana rwamwise Pele bwa mbere. It's José Tafini. Uriya ni José Tafini yo ndamuzi uriya twarakuranye José Tafini niwe bahanganye ku mwanya. Yeah. Yego. But he goes by Mazzola. Gusa muri misi yita Mazzola. He's just like the legendary Italian striker. Asigaye yita nko wa mwataka wo mu Butaliyani witaga Mazzola nawe asigaye yita Mazzola. Mbega nka kuri usanga Faustini atakitwa Faustini usenga Imana ahubwo asigaye avuga ngo nitwa Vidic. Sasa nuriya afite urundi ruzina yitwa ariko yeregeza hano yita ngo nitwa Mazzola kugira yitire wa mukinnyi wundi ukaze. Well, my family is Italian and I was trained in that style of play. Nyine umuryango wanjye kubera abataliyani nanjye banyigishije style ni wa wundi wita Mazzola banyigishije style y'abakina nk'abataliyani ni Mazzola. So I'm confident I will bring some of the sophistication and class. Ndetse rwose mfite icyizere ko nanjye nzagara umuco mu byerekeranye na football ya kera mu bijyanye n'umukino tuzakina.
uyu mwana umuntu bahanganiye umwanya buriya kugira umuntu muhanganiye umwanya mukina umwanya umwe ari umuhanga cyane kugira uzabone match ukinuhora ku gatebe mpaka uyu mwana umuntu mwihangane nukuri ntago naba nka bamwe bababishya. Do you really think your Ginga style will hold up against the Europeans? Ese Garincha urakeka iyo style yawe ukinisha ya Ginga izangana na style y'abanyaburayi? Uyu musore mwita Garincha. Niko bamwitaga Garincha niwe yaturutse iryo jambo Garincha biva kuri Garincha. I don't see what's so bad about Ginga. Ubundi Ginga ibatwaye iki? Bamwaka mikoro kapiteni w'ikipe y'igihugu mwaka mikoro. Umva mwihangane mwana. Wants to relive 1950. I can assure you that this team will be civilized both on and off. Ndabizi rwose tekinike ya Ginga mu 1950 yatsindishije ikipe y'igihugu ariko ndabasezerana ko ikipe izakina umukino ugezweho w'abanyaburayi unarenze wabo ariko ibya Ginga ntabirimo. Coach Ginga ntago yishaka. Bakomeza kwifotoreza kuri babakinnyi b'ibyamamare harimo witwa Mazola akina umwanya umwe n'uwo wa mwana kugira ngo uzabone